ikaze ku biganiro bitegurwa ndetse bikanafatwa na Hussein Ukuri. Ahangaha rero ni muri studio nziza cyane turi kugenda tubereka background yayo uko bizabyifashe mu kiganiro Star Forum twanabazaniye ku meza y'ibiganiro rero Star Forum mu minsi mike cyane turi gutegura Star Forum special y'umwihariko kabisa, dufitemo abahanzi bagiye batandukanye ndetse tunemvita bimwe mu byamamare byagiye bigacishaho uyu munsi mu gisata cya showbiz mu Rwanda. Rero amakuru y'ibyamamare ndetse tudasize n'ay'ibyamamare gakondo, abo ngabo nabo ni ibyamamare mu kiganiro Star Forum. Rero twabagiraga umwihariko ugiye kujya uranga iki kiganiro Star Forum. Star Forum rero ni ikiganiro mujye kujya mukurikira buri wa gatandatu saa 2 zuzuye kugeza isaha y'isa 4 n'igice kabisa. Iki gisata kizaba gikomeye cyane, twadusangiza iminota 30 myiza cyane tuvuga muri showbiz mu Rwanda, tunyarukire hanze indi 30 tubabwira amakuru yaranze icyumweru cyose mu bahanzi bagiye batandukanye ndetse n'ibyamamare haba muri sinema n'ahandi. Indi 30 tuyikubite nanone tugaruka ahangaha mu Rwanda tunarebera hamwe mu kiganiro Joke to the Street kabisa. Gisata nanone cyakunzwe n'abantu benshi, tugenda tugisangiza n'abantu kabisa, abantu bakaduha kudeshapo kuko iki kiganiro cyabaye cyiza mu matwi y'abanyarwanda. Rero iki kiganiro nanone tugikoze by'imitegeko ko ikiganiro ntabwo twagikoze ku wa gatandatu ariko tuzaba tubashyiraho n'ubundi ikiganiro bisanzwe saa 2 zuzuye, ariko uyu munsi tukibahaye saa 2 zuzuye kuri iyi channel kubera impamvu zigiye zitandukanye. Saa 2 rero nibwo tubahaye iki kiganiro kugira ngo nanone mubone umwihariko tuzabaha ku gatandatu, kuko ku gatatu nabo twakoze mu mpamvu zo kuba twari turi mu cyumweru cyo kwibuka. Ikiganiro rero kirana dushyira mu gutangiza iminsi 100 iminsi 100 yo kwibuka n'ubundi, aho tugiye kuza kwibuka abavandimwe, inshuti ndetse n'imiryango. Ahangaha rero twinjira no mu minsi yindi yo kuba turi kongera kugarura akabaraga nta guheranwa n'agahinda. Rero uyu munsi niyo mpamvu tukibahaye uku nguku kugira ngo ku gatandatu nabwo tuzaza tubaha amakuru bisesuye, noneho na nyuma yaho dukomerezeho ibindi biganiro mu bisata bigiye bitandukanye. Ntawamenya series zaba yagarutse, hazaba harimo ikiganiro ameze ibiganiro, urumva tuzaba dufiteho ibisata byinshi, ariko Star Forum niyo uyu munsi turari inshinga. Rero ari nayo mpamvu uko ibiganiro byacu biri kugenda bikura tunongera umubare w'abadukurikira, niko turi kugenda tunavugurura. Murabona ko ibintu byahindutse niko rero umwihariko n'umwaka ugomba kumera. Turi muri Mata, ukwezi kumera nyine nk'aho abantu benshi baba basa nk'aho bari muri mood imwe, ibikorwa bisa nk'aho ari bimwe kubera ko ni ibihe bigoye ku banyarwanda bose. Usanga rero iyo nyuma yaho tuvuye mu bihe nk'ibyo ngibyo twongera tukaza kwibuka tuniyubaka, ariko nanone dufite n'imbaduko yo kongera kwivana mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo tukereka isi ko hari aho twavuye, hari n'aho tugeze mu mbaraga nyinshi cyane, ubushake bwinshi tubikorana. Rero ubushake n'ubunyangamugayo. Rero Hussein Ukuri uyu munsi reka kiganiro nawe yihe special kabisa muri Joke to the Street. Uyu munsi nabinjizamo sindi bwabatindire, twinjire Joke to the Street. Turi kumwe na Waswa rero ni umupeti kabisa wiyaminiya nawe mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko ikoranabuhanga ibingiri rigezweho mu kweditinga, yaba akoresha AI ndetse na n'izindi application zigiye zitandukanye, ariko none akaba anaba mu gisata cy'imyidagaduro. Rero aratangira atwibwira, ariko none anatubwira Waswa ni muntu ki. Ibyo rero muraza kubyumva mu kiganiro Joke to the Street, ariko niba utaha tukazabazanira uwo bita boy umuhungu kabisa ahangaha gutoka Gatsata, ariko none wakuriye muri quartier ya Rwamagana, uwo ngo bamwita boy. Rero ejo cyangwa se n'ejo bundi dushobora kuba twamuhamagara muri interview tuzagirana, hanyuma akatubwira ibyo hugiyemo, ndetse akaba anafite n'imizingo myinshi tuzabwira cano aho mwasanga indirimbo nyinshi zitandukanye. Waje rwose guhitamo inzira y'ubuhanzi kandi ikaba yanamugendekeye neza, bamwita Waboy. Ariko tuzababwira aho
mwagenda mumukurikira ku mbuga ze zose nkoranyambaga akoresha nka Waboy. Rero uyu munsi dufite Waswa, reka tubasigiremo Drop the Secret ariko tubabwira ko ikiganiro Star Forum uyu munsi nabwo twari dufite imico myinshi kubera ko ntabwo turaza neza muri mudu, ariko none reka tubahe ikijyanye na Drop the Secret. Nyuma yaho tuza kubashyiriramo n'ibidukundira igisata cya sinema, tubabwire kuri sinema gatoya, turaza kuvuga iki kuri sinema rero n'ibidukunda, turaza kuvuga none kuri film zagiye zikinwa hano mu Rwanda ariko zikazarazimiye, ese ziba hehe, byagenze gute? Nka film rero Butera Knowless akinanye na Indatwa Platini na TMC iki gihe bakinye iyo film ariko yaburiwe irengero. Rero twari turimo kwibaza aho yaba yararengero mu kiganiro Star Forum, niko byifashe. Nyuma yaho muraza kumva niba turi bagaruke kuri iyi nkuru iyi filme, kubera ko mu gisata cya sinema naho tuba tugomba kuhakora, ariko reka tubasigiremo Drop the Secret. Nyuma yaho mushobora kuza kumva iki gisata cya sinema tunavuga kuri Butera Knowless, aho biri kuvuga na mino minsi hari ibinyamakuru bitandukanye biri kubakoraho inkuru bongeye kugarura saga ya Safi na Knowless mu bintu bijyanye n'inkundo. Ibyo rero bikaba biri kuvugirwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone uko gucokozanya ni ibintu bigezweho mino minsi biri gukoreshwa n'abagenzi n'abandi bagiye batandukanye. Rero reka tusigiremo Drop the Secret, nyuma yaho turaza kubasigiramo sinema. Hanyuma birakunda cyane rwose ku banga bw'ibyuma, bari kutubwira ko system imeze neza, iki kiganiro muragikurikira. Nyuma y'uko Drop the Secret tuvuyemo, turaza kubabwira bimwe mu byaranze sinema mu Rwanda. Hano muri sinema rero tunabibutsa yuko Indatwa zafatanyije na Butera Knowless n'abandi bagiye bafatanya kugira ngo iyo filime ikorwe ijya hanze, ariko yaburiwe irengero. Rero muri iyo minsi nyuma y'uko bari kuvuga saga ya Knowless ndetse na Safi Madiba, bavuga ko bigeze gukundana n'amafoto bari guhererekanya nyine ya kera. Urumva ni aba content creator hano bagiye batandukanye kuri YouTube Cartels, ariko twebwe reka tuze tubahe inkuru muri sinema gusa, hanyuma tunakomereze mu makuru yacu y'ibyamamare. Ahangaha rero ni mu kiganiro twahariye Drop the Secret. Ngaho rero mugire umunsi mwiza, reka mbasigiremo ibi bisata twabateguriye. Ciao, omushanti. twese twisangamo, gusa benshi ntibyatunezeza kuyisanga. Hari n'abishimye bitewe n'imiryango bisanzemo, twese duhuzwa n'inseko gusa bisaba ukurenzaho. Hari n'abose badafite imiryango biyitaho, gusa bizera ja baratinda babinyuramo. Duhuzwa n'inseko gusa bisaba ukurenzaho. Hari umugani ngo uyipfuye nawe utayiryaho, n'undi mugani ngo bafite bazongererwamo. N'imbere harunze amarira gusa imbere n'inseko, ni nka se abashaka kuvuga ibi barimo gusaba kukubaza icyo uri cyo. Byatwigisha gusa ngira kanini na gato, gusa imikubire n'ahandi rugano usibye mwirimbukiro. Igihe kirageze wo mwahuguje utwo wabone muri mu muriro, ku gihe nicyo uriho nimwihane mubona ubugingo buhoraho. Minituka kurara bamenibona njobure mutoto natoka kumarikara, nahandi avuye kukaya. Murashaka kuneza so gusa niboke bakunda izo ngeso, ibyo mutuvugaho sibyo nibiva muri iyo mitwe mito. Ibuka tukiri bato waziraga kuvuga ibitari byo, noneho kuriye nabwo no kuvuga ibitakuriho. Turya turi ku isi hamwe, inzara imeze nabi, hari n'abarenzwe gusa ibyo ntibitureba. Umurengwe si ikibazo ahubwo ni ubumenyi zanyu. Gisunda amasnitch amwabikorereza ubwici, utuye yiswe n'ama emoji cyane kuri udusnitinga cyane ko bakubona mu baby. Sinababazwa no kubiyumva nk'umugabo aho kwibona uwo mugayo. Enjoy your time, igihe nicyo uriho, nimba ko ibyo kesho bibara besho sindiyo.